Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba aho amasasu aturutse mu mirwano yerekeza i Goma yaguye mu Rwanda mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu ya 26 Mutarama 2025 mu karere ka Rubavu haguye igisasu cyo mu bwoko bwa grenade n'irindi sasu ritobora inzu y'umuturage bivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahari kubera imirwano ishyamiranyije M23 na FARDC n'abambari bayo. Bivuga ko isasu rimwe ryatoboye inzu y'umuturage mu murenge wa Cyanzarwe akagari ka Basigari umudugudu wa Bugu ryinjiramo imbere rica ku mutwe wari uryamye rigonga igikuta cy'inzu riheramo. Ibi byateye ubwoba abo muri iyo nzu ariko bahumurizwa n'inzego z'umutekano zahise zihagera zigakuramo isasu zikaritwara. Umwe mu bavuganye n'Imvaho Nshya yagize ati ahaguye isasu ni nko mu kilometero kimwe cyangwa nka 2 uvuye ku mupaka w'u Rwanda werekeza ahari kubera intambara. Ubwoba bwo ntibwabura ariko twizeye inzego z'umutekano zacu na cyane ko zahise zihagera bikiba. Undi muturage yagize ati isasu ryinjiye mu nzu y'umuturanyi nka saa 12 n'igice za mu gitondo nta muntu ryakomerekeje uretse ko yararyamye rikamuca ku mutwe. Yakomeje agira ati ryinjiye mu gikuta cy'inzu ritoboye amabati riheramo ariko polisi yahise ihagira irikuramo iraritwara. Twaganirijwe urebye imitima yasubiye mu gitereko. Mu kugerageza kuvugana n'uwo ryanyuriye mu nzu ye ntabwo byakunze kubera ko yari agifite igihunga. Ku rundi ruhande mu murenge wa Musasamana ahitwa Bunyogwe ni mu mirima w'umuturage haguye igisasu nticyaturika hakaba hashyizwe ibimenyetso kugira ngo kize gutegurwa. Aho amasasu yageze mu karere ka Rubavu ni ahitwa Kudagaza mu murenge wa Cyanzarwe ndetse no mu murenge wa Busasamana ahitwa Bunyogwe. Reka dukomeze n'amakuru yacu aho tugiye gukomereza kuri ino nkuru igira iti uko polisi yirukankanye umushoferi hanyuma kuva Kicukiro agafatirwa Kacyiru. Polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yerekanye umushoferi witwa Mwiseneza Dani utwara imodoka ya Yutongo ya kampani ya Yahoo mu mujyi wa Kigali wafashwe tariki ya 17 Mutarama 2025 ahagana saa 8 z'urukerera ahagaze mu muhanda yasinziriye kuri vola. Icyo gihe abaturage bahaye polisi amakuru ko hari imodoka ihagaze umwanya munini imbere ya gare ya Nyanza ya Kicukiro. Ni nyuma yaho hari amashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imodoka ya Yutongo yiruka cyane ikurikiwe na polisi ndetse n'abamotari. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 26 Mutarama 2025 ubwo Mwiseneza yerekwaga itangazamakuru umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Kayigiye Emmanuel yavuze ko polisi yageze Kicukiro igasanga Mwiseneza yasinziriye mu modoka. Asobanura ko umushoferi yakangukiye hejuru yatsa imodoka ariruka. Abapolisi bari mu kazi Rwandex baramuhagarika aranga arakomeza ariko aza gufatirwa Kacyiru. SP Kayigiye yagize ati polisi ihageze asanga imodoka irakinze koko ihagaze mu muhanda ikomangira umushoferi yari yasinziriye. Akangutse yahise yatsa imodoka ariruka aho kugira ngo akingure avugane n'umupolisi. Abamotari bamwirutseho polisi iramukurikira ariko abonye ko ashobora kuba yateza ibibazo bikomeye polisi iramureka ahubwo bavugana na polisi yari iri imbere Rwandex nabo bagezeho yanga guhagarara. Yakomeje kwiruka kugeza ubwo polisi yigiriye inama yo gushyiraho bariyeri ifatirwa Kacyiru yanze kuyumvira. Mwiseneza akimara gufatwa yarapimwe basanga yanyoye ibisindisha ku kigero cya 251 mu gihe umuntu muzima aba ari muri munsi ya 80. SP Kayigi akomeza agira ati yapimwe urumogi yagize ikigero cya mililitiro 130 yo mu maraso mu gihe umuntu muzima agira mililitiro 0.20 mu maraso. Bigaragare ko yakoresheje urumogi kandi yari yananyoye ibisindisha
aricyo cyatumye agira iyo myitwarire akanasinzirira mu muhanda. SP Kayigi avuga ko Mwiseneza yakoze ibyaha bibiri birimo icyaha cyo gutwara imodoka yanyoye ibisindisha. Iki gihanwa n'amategeko y'u Rwanda mu ngingo ya 10 y'itegeko ryo mu 1987 rivuga ku bihano bijyanye n'umuntu utwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha. Akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha urumogi, cyo kikaba giteganywa n'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda mu ngingo ya 63 y'itegeko ryo muri 2018. Akomeza agira ati hari amakosa yakoze yo mu muhanda, kwanga kubahiriza amabwiriza, kuba polisi yaramuhagaritse akanga guhagarara, kugenda nabi mu muhanda. Ibyo byose bizakurikizwa amategeko, akurikizwe n'amabwiriza ajyanye n'ibigenga abantu bakoze ibyaha nk'ibyo n'amakosa yo mu muhanda. Polisi ivuga ko atari byiza kuba umuntu yahagarikwa atwaye ikinyabiziga ngo narangiza yiruke aho guhagarara. Polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yibutsa ba nyiri amakampani guha akazi abashoferi b'abanyamwuga. Ubuyobozi bwa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda busaba abashoferi gutwara imodoka batanyoye ibisindisha. Reka dusoreze kuri ino nkuru igira iti umwe mu bafite ubumuga, Rutsiro ufite ubumuga arasaba ubufasha bw'umwana we. Ni inkuru dusanga ku Mvaho Nshya igira iti witwa Uwifashije Odette wo mu murenge wa Mukura, akagari ka Kagano, umudugudu wa Kibavu, arasaba ubufasha bwo kwita ku mwana we. Uwo mubyeyi w'imyaka 24 y'amavuko agaragaza ko ubumuga afite bw'akaguru yavukanye bumubera imbogamizi yo gushaka imibereho n'iy'umwana we, akaba ari hahera asaba ubufasha. Mu magambo ye yagize ati hano mu rugo tubayeho mu buzima butari bwiza kuko ubumuga mfite butuma ntajya gushaka imibereho nk'abandi ngo mbone ibitunga umwana wanjye. Yakomeje agira ati kubona ibidutunga biratugora kuko ubu ubumuga butuma ntagenda. Uwifashije Odette avuga ko aramutse abonye igikoma cyo guha umwana we cyangwa ubufasha bw'amafunguro byatuma umwana we agira ubuzima bwiza, bityo nawe akabona ubushaka akazi nubwo ngo bitamworohera. Yagize ati ndamutse mbonye igikoma cyo guha umwana wanjye cyangwa nkabona ubundi bufasha bw'amafunguro, umwana wanjye akamera neza, nakomeza gushaka imibereho kuko ubu umubona nta gikoma ndetse n'amafunguro biragoye. Umuturanyi we witwa Imanirarora Dorothy yabwiye Imvaho Nshya ko ubuzima bw'uyu muryango wifashije abamo ari bubi kuko ngo batabona amafunguro abatunga inshuro zirenze imwe mu gihe ntawe babona ngo abafashe. Uwo muturanyi yahamije ko akenshi ari we ubaha akazi iyo bagafite cyangwa agafata amafunguro akayabashyira kugira ngo babone ibyo kurya, agaragaza ko mu karima gato bafite imbere y'urugo ari bujye ubaterera imbuto nk'uko binemezwa n'uwifashije ubwe. Muri iki gihe cy'ihinga naramufashije mbaha imbuto, bahinga iruhande rwo mu rugo, mbaha ibyo kurya nkabaha n'ubundi bufasha nshoboye. Ahamya ko ubushobozi buzi uko babayeho ariko icyo kibazo kitarabonerwa igisubizo. Ati inama turayikora abaturage bakagaragaza ikibazo cye, ntabwo twavuga ko ubuyobozi butazi uko babayeho, ahubwo ikibazo ntikirabonerwa igisubizo kuko uriya mwana we akenera igikoma ndetse n'indyo yuzuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ndayambaje Emmanuel yabwiye Imvaho Nshya ko igiye gukurikirana ikibazo cy'uyu mubyeyi, umwana we ndetse na nyina bakabashakira ubufasha. Yagize ati ikibazo cy'uwo mubyeyi ufite ubumuga akagira n'umwana muto ndetse na nyina ugeze mu zabukuru nibwo nakimenya, ariko mu murenge wacu dufite uburyo bwinshi dufashamo bene abo bakeneye ubufasha bwihutirwa. Kuva ubu nkimenye ngiye kugikurikirana turebe icyo bafashwa. Uwifashije Odette abana n'umubyeyi we ugeze mu zabukuru utuye mu murenge wa Mukura, akagari ka Kagano, umudugudu wa Kibavu, ho ni mu karere ka Rutsiro. Nangaha dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Gusa mbere yuko tugenda turabibutsa kugira ngo mujye mukande kuri subscribe
kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru aba avugwa hirya no hino, yaba hano mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Mukomeze mugire ibihe byiza.